ariko hari indirimbo uyu muhanzi witwa Tasiye Titus yaririmbye ngo ubuzima ni nk'uburabyo burarabye ejo bukuma burarabya ejo bukuma none akantu nkunda cyane ngo mana nyigisha kubara iminsi yanjye ngo kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge ngo iminsi yanjye ntizabipfapfa. Twigeze tujya mu rwuri rwa Gishwati dusanga hariyo n'abantu batazi naho karitsiye, icyo twakwita karitsiye, ka gasoko cyangwa se hahandi baba batuye hateranira abantu benshi bahahira, bo ntibahazi ntaho bazi. Inzozi zacu zose twimiriye imbere, imihanda irasakaye, dufite byinshi byo kubabwira, ibyiza by'Umurunga family na Mbisi TV. turacyari hano turi kumwe n'umugabo witwa James. Twongeye guhura uyu munsi, tugiye kuganira ku kijyanye n'imibereho igoye yo hanze ku mihanda y'abana tubona ku muhanda. Ese nk'umuntu mukuru cyangwa se nawe uri kutureba nona, ni iyihe nkunga cyane ikihe gitekerezo cyawe watanga kugira ngo ubuzima bw'abariya abana buhinduke? Ese ubundi niki gituma bajya mu muhanda? Twibaze kandi tunisubize, tunarebere hamwe. James, twongeye kwirirwa gira amahoro. Twari twavuganye ko twongera guhura tuganira kuri ibyo ngibyo. Uyu munsi rero tugiye kwibaza, tubaze n'abatureba ndetse tunisubize icyaha dushaka ibindi bisubizo ku rundi ruhande. Ibi bintu biterwa n'iki? Ese hakorwa iki ngo bihagarare? Ese inkunga ya buri wese ni iyihe? Urakoze cyane. Ntabwo dutinda kuri ibintu by'abana bo mu muhanda, binyemereyeho cyane kuko abanyamategeko bazi icyo itegeko rigena. Ariko nkatwe abaturage b'igihugu cyangwa abanyarwanda muri rusange, hari ibyo twibaza nk'abanyarwanda. Ubwiyongere bw'abana bo ku mihanda uko bwije n'uko bukeye buba bwinshi cyane rwose. Ababibona cyane ni ababa mu mujyi wa Kigali kurusha abo mu ntara cyane. natinze cyane, twigeze tujya mu rwuri rwa Gishwati dusanga hariyo n'abantu batazi naho karitsiye, icyo twakwita karitsiye, ka gasoko cyangwa se hahandi baba batuye hateranira abantu benshi bahahira, bo ntibahazi ntaho bazi. abo ngabo ubwo bibereyeho mu muco wa Kinyarwanda gusa. N'abanyarwanda baragiye inka, igihembo ni uguhabwa inka, nta n'amafaranga. igihembo ni uguhabwa inka, akaragira umwe akabashira akaba yahabwa inka, noneho yagira ebyiri ziwe akaragira za zindi ze ebyiri, utamubaza ngo umuhanda cyangwa umuyobozi w'igihugu yitwa nde? Inka yanjye atazi naho kaburimbo iri. Kaburimbo twere kuyijyaho inshuti yanjye tudatinze. Yego, nta muntu utazi umuyobozi we. yego, ariko hari abahari ntabwo nayibonye batazi abayobozi babo ko icyo kintu. yego. noneho ikintu cyantunguye, ni ukubona abana u Rwanda rw'ejo, abayobozi bacu b'ejo hazaza mu nzego zitandukanye bari hanze aha ku muhanda mu buzima bubi, byaba ngombwa batambuka bakagucapuza n'ibyo ufite cyane rwose, bakira. Hari abana bagera muri batatu twagerageje kuganira njyewe,
bo ku muhanda bo ku muhanda abenshi nasanze ingo z'iwabo aho bavuka byaragiye biterwa n'amakimbirane y'imiryango, amakimbirane yo mu muryango. yego ubwo iyo yaba ariyo mpamvu ya mbere. yego impamvu ya kabiri undi mwana yambwiye ko papa we umubyara yateye inda undi mukobwa wo ku ruhande, wo mu wundi muryango, wo mu wundi utari mama we, yateye inda undi mukobwa. arangije akatirwa igifungo cy'imyaka 25 kandi afite umuryango yarebereraga, afite umuryango yaratunze, baramufunze, niwe warutunze uwo muryango. babana wa mubyeyi kubarera kubamanaginga byaramunaniye, abana bayoboka y'umuhanda. iyo ni impamvu ya kabiri ikomeye. ahubwo ukibaza leta yacu, twebwe abaturage, bayobozi muturebere, ese ko iki kintu gikomeje gukura wafunga umubyeyi ugasanga usigaye nta bushobozi bwo kurera abana afite, akajya mu muhanda, kandi dushaka ko izi mbaraga z'ejo hazaza tuzisigasira ze gupfa ubusa kugira ngo zizatange umusaruro mu gihe kizaza. nta cyakorwa ku muntu waciye inyuma uwo bashakanye akaba yabasha no kubyarayo, aho kugira ngo ajye mu gihome afungwe. noneho usange babana yareraga bayobotse y'umuhanda, wa wundi yateye inda uwabyaye nawe aramunaniye, ayobotse y'umuhanda. oya reka ntabwo bibaho. ni bangahe? abana babiri b'umugabo umwe ku bagore babiri batandukanye. katuvuge ku bagore batandukanye. icyo kintu urumva atari ahubwo iyo niyo mpamvu ikomeye. umugabo yikoraga akazi kiwe k'ububaji, yego, yizaniye umugore uri aho ngaho nta kazi agira. yego, yaramubwira ati umugore wanjye nzaguha icyo ushaka cyose ariko menyera abana. yes, ariko kunyurwa kwe wenda biranze, wa mubiri uramunaniye, ku ruhande yego, ateye inda. uwo hirya aramureza ati njye wenda yamfashe ku ngufu. sanamureza uwo mwanya, mureze yarabyaye, yaranamaze no kubyara. urukiko rubigiyemo dusanze uwo mugabo imyaka ni myinshi yari afite, uwo wenda yari ukiri umwana amubujije ahazaza he, ariko uwo mugabo arafunzwe akatuye imyaka runaka. ntabwo ndi umuhanga mu by'amategeko, mumbabarire bantu mumurikirana munanyumva, mbagira ngo tuganire, ahubwo turebe se ni iki cyakorwa kugira ngo tugire u Rwanda rw'ejo hazaza, tugire u Rwanda rwiza, tugire urubyiruko rwiza, tugire abayobozi beza. uruhare rwa buri wese rwaba uruhe? mbese wowe mubyeyi unyumva, wowe rubyiruko, iki wakora kugira ngo barumuna bacu babashe gutegura ahazaza habo? mubyeyi ita ku mwana wese nk'uwawe, umuteganyirize ejo hazaza. none se ko uyu mugabo afunzwe yari afite umuryango yitayeho, uyu muryango urabaho mu buhe buzima? nko kujya mu muhanda bose, ni kwa kuyoboka y'umuhanda. ubwo rwa rubyiruko rw'ejo dutegereje ntabwo tuzongera kubona, ruzaba rwashyiriye ku muhanda. bazasigara babana nyine bafite iwabo bishoboye, wenda bataguye no muri ayo makosa. kandi ikindi tudakwiye kwirengagiza, ahubwo itegeko ry'u Rwanda ryari rikwiye kureba ku kindi kibazo zigiye guteza. uyu muntu arakatiwe arafunzwe, yego, uyu muryango ugiye kuba mu buzima bubi, usigaye mu kaga. uwo yateye inda
nawe asigaye mu kaga. nasigaye mu kaga. Inama aho ngaho leta yakora iki? Hagati aha ese nta kuntu uyu muntu wakoze iki cyaha yahanwa, umuryango we ntujye mu kaga, na wa wundi akabona ubufasha buvuye k'uwo mugabo n'ibihano ndetse ahanwe kandi akomeza yite kuri wa muryango. Yego. Kugira ngo dufashe leta kugabanya aba bana berekeza mu muhanda. Yes. Ikindi ugasanga umubyeyi n'umwe urera abana undi yitabye Imana, turi kuri se tuzapfa, undi yitabye Imana, ariko ugasanga ntibatinye kumufunga kuri dosiye ngo yibye. Ese kafunzwe ari we wenyine wareraga babana ku kintu ngo yibye, batabanje kumenya ese niki cyatumye yibye arengera wa muryango. Wari umuco we. Niba utari umuco akaba aguye muri icyo gico gituma yiba, kuki batareba no kuri uyu muryango ugiye guteragira akagabanyiriza leta umuruho? Ko namara gufungwa aba bana barajya hehe? Bazateragira ku muhanda, babyare n'abandi bana ku muhanda. Noneho abatuye imyaka bafatwe ku ngufu bajye mu rumogi, ibiyobyabwenge bibabate. Umva abantu tuzaba turi kurera muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rw'ejo ntabwo tuzaba tugifite. Nakubwiye ngo ruzaba rufite b'abana, ruzaba rufitwe n'ababana bafite iwabo bahiriwe. Ariko ubu nta bana bafite iwabo bifashije bajya mu muhanda. Ntabwo nabihamya. Ariko nta nubwo babura, kuko hari n'abana bigira ibyigomeke ku muryango. Nta nubwo nabihakana, ariko nta nubwo nabihamya. Nubwo mbese aho ngaho urifashe. Impamvu ki? Akenshi na kenshi nta mwana ufite ababyeyi bombi babanye neza nta makimbirane, bafite ibyo kurya bataburara, bapfa kunanirana. Ubwo iyo bibayeho iyo bananiranye hari ubundi buryo babafasha, ariko si wababona bameze nk'aba bari ku muhanda birirwa birukanga basota ibipangu by'abandi, wamufata inzara yarinyishe bite ati nta mama nta data, mama arafunze cyangwa data arafunze, undi yarapfuye cyangwa data niwe batwitagaho arafunze, mama yabuze ubushobozi yabaye indaya, yagiye mu biyobyabwenge, ati none ubu ninjye ni kwita kuri barumuna banjye. Umubyeyi urara mu kabari adafite undi mubyeyi wamumwitura, ni ubuhe burere azaha umwana? Nta burere yaha umwana, nyine umubyeyi azarara mu kabari, umwana arara mu kiraro. Umubyeyi reka dufate urugero rwo kubyara bake, twabyaye bake babiri. Ese abo babiri njyewe mfite nkora iki gishobora kubafasha kwiga? Mu gihe nta bundi bufasha mbona, nta n'akazi ngira, ari ugutera ibiraka bugake, ndwana no kurya no kwishyura inzu, cyangwa nkarwana no kurya wenda inzu wenda sinkodesha n'urugero, nkarwana no kurya no kubambika rega no kubarira ishuri. Ubuzima buri hanze aha ngaha reba ukuntu bumeze. Turashonje pe. Ariko ntabwo kuba dushonje ntabwo bivuze ngo twabura icyo dukorera abo bana bagiye mu muhanda. Njyewe ntacyo mfite cyo gukora, nimfashe umwe haje batanu haza basigaye bane. Mu gitondo leta nifunga uwo nguwo cyangwa wenda hakabaho ubundi buzima cyangwa bakanapfa, ni iyindi kesi ivutse. Hakaza abandi batanu bazaba babaye 9. Ni iki wasaba nk'umunyarwanda kandi ukunda abo bana? Mu by'ukuri aba bana bari bakwiye gushyirirwaho ishuri ndetse n'ibyo kurya, yego, no kuba kuri iryo shuri, bakagira ahantu, bakagira ikigo babamo bakiga,
bakarya, iyo bije yose ari igihugu. ariko leta irabikora kuko ndumva hari ahantu hari ikigo za Nyagatare bajyanamo abana bakoze ibyaha bakiga bakanagororwa. kandi kuki se barinda bajyana abakoze ibyaha, kuki batajyana abatarabikora? nyine ibibazo niba bagufata kuko wakoze icyaha akaba aribwo ujya gushyirwa ahantu witabwaho. kuki batafata bavuge ngo amakuru mu mudugudu bimeze gutya, dufite abana badafite shinge na rugero, kadufate aba bana badafite shinge na rugero tubajyane nk'abandi bana bajye kwiberaho, babaho, babeshweho na leta. nibagera segonderi batsinze tubahereze mu bigo. Yego, noneho nyuma ibyo bigo leta mu bana baba bafite ubundi buryo bafashwa na minerivare biri kuri leta. hanyuma abo bana nitugirirwa umugisha bazajya basoza amashuri bamaze kugira ubumenyi, bahabwa akazi na leta. gusa ikintu mbona cyo gufunga si igisubizo. none se ubu ntabwo bakita gufunga no kugorora, kujya kugorora umuntu. ariko nanone nujya kugorora umuntu imyaka 25 yarasize umuryango wari utifashije, nanone nta nkungu uzaba utanze. hari ikintu ushaka kukubwira, kugorora ni byiza, ndanabishyigikiye. ese ushobora gutanga amahoro utayafite? ntabwo byakunda. banza uyihe numara kuyiha uyatanga. ariko wowe rero buri gihe tuganiriye uzana amagambo akomeye. ese gute ushobora gutanga umutekano ukawuha umuturanyi kandi nawe ufite? banza wihe umutekano. ni ukuvuga ngo babanza barebe kuri abo ku gituma abo bana bajya mu muhanda, nibamara kugikumira tayari n'abana bagakure mu muhanda. niba abaruta ubwinshi ababyeyi baba bafunze, ugasanga umubyeyi afite umuryango atunze, ariko ugasanga ku ruhande ngo yabyaye umwana umwe aramufungishije, yangije ubuzima bw'abana 5 yari afite iwe mu rugo n'umugore. abo bana 5 bayobozi y'imihanda, abandi babyariye iwabo, biyongeye kuri barumuna biwe bari bafite, babyariye iwabo wenda ni 2, babaye 7, bari 5. hakubiteho bawundi babyeyi ku ruhande babaye 8 bayobozi b'umuhanda. bose bagiye mu muhanda. mu muhanda uzasanga umwana w'umuntu, uhasanga umwuzukuru we, bose bari gukururanira mu muhanda. ingumi zivuge, ubugome bugwire, usanga abantu ese bigira ngaruka ki kuri sosiyete nyarwanda turimo mu isi ya none? twavuganye ibintu byinshi cyangwa se twaganiriye ibintu byinshi, ariko unyemereye, urukundo rwa benshi rwarakonje, ariko byarahanuwe ko mu bihe by'imperuka hazabaho ubwenge bw'isi buzagwira, kandi urukundo rwa benshi ruzakonja. ushatse kuvuga ko turi mu minsi ya nyuma? sindi umuhanuzi ariko naba nawe, ariko nshingiye ku byo mbona, ibyahanuwe n'ibyo mbona biri gusohora. yego, singiye gutera abantu ubwoba ngo turi mu minsi ya nyuma, ntabwo mbizi, ariko se mwebwe ibyo mubona bihatse iki? urebye isi yamaze kuba mbi nk'uko twabivugaga, ariko nanone ntabwo sinzi, namenye ubwenge bavuga ngo turi mu bihe bya nyuma, ngo Yesu araje, ariko ubu ngubu uko byari bimeze ntabwo ariko bikimeze.
byarahindutse. ibyo bya esaraje ntabwo njya mbitindaho kuko we niwe uzi igihe cye. none ikintu giteye ubwoba ni uko ngewe igihe cyanjye ntacyo nzi, nta n'icyo wamenya. ariko hari indirimbo uyu muhanzi witwa Tasiye Titus yaririmbye ngo ubuzima ni nk'uburabyo, burarabye ejo bukuma, burarabya ejo bukuma. none akantu nkunda cyane ngo Mana nyigisha kubara iminsi yanjye, ngo kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge, ngo iminsi yanjye ntizabipfa busa. hagati aha nyemerera munyamakuru w'Umurunga Family iki kiganiro tugihinire hano tugisoreza aha kuko tugiye mu bintu bya sosiyete ziri hanze aha ngo twinjire mu bintu by'iyobokamana byadutwara umwanya munini cyane. tuzajya tubitegurira igihe, abadukurikirana, abaduha comment, abaduha subscribe, bakaduha views, bakaduha share comment mu buryo butandukanye, bakaduha support, ibitekerezo. abo bose hari n'ikindi badusaba nabo tukaba ari cyo twakoraho, ariko izo nkunga nazo zirakenewe, nazo ni ngombwa cyane ko nababwiye ko niba koko mufite umutima mwiza nimwongere neza nanjye mbibona, batebezemo akanyenyeri. niba mufite umutima, niba koko muri beza. rimwe nivugishije ngo umuntu mubi ni amarangamutima, n'umwiza ni amarangamutima. niba munyomozi nimunyereke ko muri beza, basi nimumbanire. uwagatebezamo we yagatebeza ku nta nimero bayibaha, yagatebeza ku iyihe nimero? 0788 543 665. ubundi bagatebezamo iyo rwose ukanda akanyenyeri nubwo kaba karapfuye uwo munsi kakora uvuze ati ngiye kugira neza, wabitekereza. whatever you want, icyo ushaka uba ari cyo ukora. kandi nanone ntabwo nsabiriza ndi umwe mu bo Yesu yagiriye neza, yankuye habi nari ishyanga, inyuma y'ishyamba iyo. inshuti zanjye, ubufasha bwanyu ntabwo ari ugusabiriza, ahubwo urakora icyo wumva ushaka. niba uri mwiza koko nyereka ko uri mwiza, niba wishimiye no kunshyigikira ebana kabisa, maze nanjye ngushaka umugisha, cyane ko ijambo ritubwira neza ngo abo tuzasura umugisha Yesu azawubaha, kuko twabasabiye iki? Umugisha. namwe mbasabiye umugisha. reka duhinire aha ngaha mu mimerere, umwanzi w'igihe ni amasaha yadufashe, dukore n'ibindi, ntabwo ari aka kazi gusa tuba dukora. mbifurije kugira ibihe byiza, murindwe n'Imana, kandi ndabakunda cyane. murakoze cyane. Umurunga Family, umugino ku mihanda turazwi, turi kumwe na cyane. inzozi zacu zose twimiriye imbere, imihanda irasakaye, dufite byinshi byo kubabwira, ibyiza by'Umurunga Family na MBC TV.